isi dutuye n'ubuzima tubamo n'urugendo rurerure, ruba rurerure kuko uyirambyeho cyangwa rukaba ruto kuko uyivuyeho vuba. Ngenda Furahisha nakoze indi imfubyi, none urugo mfite ndurimo ntarurimo. Mwana wanjye ntuzigera uba imfubyi, uko byagenda kose ufite mama ugukunda. Nubwo mbabyara nkabamburwa, ariko wowe ntuzigera uva mu biganza byanjye. Kurambaza iki? Ntabwo umenya ibintu bibera iwawe. Ariko Furayi, nzakugire nibyo uri umugore wanjye w'isezerano, ariko ntabwo ufite kunyinjira ngo uyu se unansenyere naho ndi. Ako mama, ura papa ari? Papa, ma. Papa ko najya mubona. Bamba n'abandi bakina na papa wabo ariko we ntabwo njya mbona. Yegora. None se papa wanyu adahari ngo mukine? Ngiye ntidukine ukishima? Ndishima ariko nshaka papa. Reka na papa arakene. Ase mucyo. Ibyo bintu byo kumbaza papa ukumaze igihe kingana n'icyo ubitekereza? Ni ukwezi n'amezi abiri yenda gushira. Uri kubyiyumvira? Ndi kubyiyumvira. Papa wanyu ntabwo ari mu Rwanda. Yagiye mu gihugu. Ngiye mu gihugu se nini kubwira ngo uzamusangeyo? Tuvuge ko ari akazi se. Nyine papa wanyu yagiye mu kazi hanze. Hanze? Mu kihe gihugu? Ntabwo nkibuka. Niba uzamuhamagara umubwire ko muhamagara nyine tubyumve. Muhamagara nta telefone afite, nta nimero ziwe ngira. Ibintu ntabwo bisobanutse. Reba nk'ibintu ubu nkorera. Ahubwo ntukajya unyivumburaho gutyo. Nakoze iki se bikirenze? Iki kirenze? Ese ubundi ikimenyetso kigaragaza yuko dukundana bitandukanye n'abandi bakobwa bose batambuka hano mu muhanda ni iki? Gute se n'ubwa mbere sinaba nguhaye. Niba nari muri mudu nyine ntabwo ndi muri mudu. Zamuka ukuboko hano. Iki se habaye iki sinumva hano nta kibazo bafite haroroshye. Wumvishe neza? Ntabwo harakomeye ntabwo ikomeye. Bivuze yuko nta kibazo ufite rero. Wanditse. Hari ubundi ubone bagura indayi ubundi buryo ngo bagure iki? Indaya nyine none zo bumariye. Mumariye iki? Ufite ikibazo cy'umubiri ntukeneye kugikemura. Ariko babe uziko n'umugore n'umugabo babana mu nzu batabikora buri munsi. Baba barabihaza nyine none njye mbana nawe. Wese n'icyo utahaza. Akumva turimo turacyocerana gutyo wagira ngo nyine wagira turi abana. Babe bijya woroshya ntabwo uzi ko ukunda ariko ntabwo uzi n'ibintu. Ese undi ninde wagiye muri modo atayimushyize mu tugende harahepfonye gushyiramo wijyemo ugira ibyo nkemurira. Hari umunsi nyine biba bitari bugende neza. Ariko nanjye nkabikeka. Njye narabiketse ngira ngo wenda sinuzuye mu mutwe naho wifitiye abandi bagabo. Abahise hari uwo wari ntukazajya uza kundeba wanyuze mu bandi bagabo. None uranyukanye. Ntabwo ukinkunda? Ndagukunda ariko njye ntabwo nabana n'indaya. Ngo ngende indaya? None zo utabayo nimba udashaka yuko tubikora ari nawe wanyisemburiraga ubwo bivuze iki? Ngende indaya? Ntabwo mbizi. Baby oya uranaka. Ntabwo nawe baburetse. No. Unoze ngo ngende indaya? Ubundi wabishakiye iki? Sweli kubaza wabishakiye iki? Mwana mutu cyangwa reka nkubwire Furahisha bwa mbere na nyuma ndakwiyamye
ndakwiyamye ndekera ubuzima. Niba hari icyo wabuze ujye umbwira, ariko ndekera ubuzima. Ntabwo nshaka kugira ngo aho njya hose unkurikire. Iyo wirebye ubona uri umugore kugendana nanjye. Ese si wambaza? Ariko ngukorera iki? Nuko twita ubundi naguteruriye, nakaguterera nakunaga hejuru nkagushwanya gusa. Nta soni. Urarira amata urari iki? Ako mucyo kumaze kwigira akantu k'akagabo urumva nk'ibibazo uri mumbaza. Rega biba biri ngombwa. None se icyo mubura papa yakabahaye igihe ntabaha n'igiki? Ntacyo ariko tuba tumushaka. Muzajya mundeba, muzajya mubona papa wanyu. Nta gusana. Ndi mama, ndi na papa. Hari ikibazo kindi mufite? Nose hari icyo mwabuze? Simbakorera buri kimwe. Ntimwishima? Hari inzara yabishe? Simbishyura minervare? None se gute mushobora kwicara mukiga ku kibazo cya papa wanyu, mugahangayika ngo papa wanyu abana babana na papa wabo mubona hari icyo babarusha? Ko barakiturusha. Igiki? Barakiturusha rwose. Nyine babarusha iki? Nicyo nshaka kumenya. Icyo bifuza cyose. Cyumva ari cyo tumufite twakimugezaho cyane byihuse. Nose n'iki wabuze? Niki ntabakorera? Nako ntacyo. Ako kantu njombye ntago ari sawa. Abafite base niki babarusha? Ako byo rwose. Basi nimba ukeneye n'agafuri umbwire ngende ntumize amabyeri umwari kugira ukungenza. Oya urabizi nge byeri cya kintu kiri bubi. Wapi? Ntago ari inshyira muri mudu. Okay, nicyo ukeneye. Just love me, ibintu biri. Aha, urukundo naruguhaye nawe ugira ibyo. Mise simbiguha every day. Buri uko ushatse urampamagara, buri uko ngushatse ndaza. So today niba ntari muri mudu ntago nyirimo. Iyo warakaye nawe njya mbabarira uburetseho gatoya. Uranyishimiye. Mba mwiza narakaye n'ibijana. Ndavuze ntabwo uri mwiza. Ntabwo cyumva ikinyarwanda. Ubushyuhe utuma uba n'ingana gute. Banyangiza bakijya. Bashaka kunyangiza nurangiza rero umwanya. Si akabizo basi kakuri. Aya mama. Babarira. Ntabyo nshaka. Ejo. Pumbavu. Njyewe ndakwiyamye. Uzongera gukora birabe nzaza ngo shwanyaguze. Nzirengagiza ko twite nzaza ngo shwanyaguze. Nawe nimushaka muzagendana. Asoni. Mutabuze n'ikindi. Wowe umugore wo kumbyarira gusa. Nta kindi mazi. Nta kindi. Uri umugore nagendana nawe mu nzira. Uri umugore nakuciza mu modoka tukagenda tugatemberana. Gusa ariko ibyo byose ntabwo nibagira ko umugore wanjye kandi wambyariye abana beza. Ariko foboto ntuzongere n'undi munsi n'ubu. Uranyumva niwe mbwe nta wundi mbwira. Cyangwa imisatsi nyipfura kure yose nyikureho. Nubashye utwite. Ntabwo ari we nubashye. N'undi munsi ntuzongere. Iriya nzira uyibagirwe, abo utuma nawe wibagirwe.
nshuro ndakwiyamye uranyumva ndakwiyamye mushenzi wewe none urambaza iki? tubirekeraho. Uje ntabwo tuberekeraho, ahubwo mbwira impamvu yaguteye kubimbaza. Ke, we ninde wabikoheje ngo bimbaze? Mico, urumva imico mibi uri kunkiriramo umwana. Ngomba kuyimushyiramo. Urabyumva? None se ko nakubyaye nkakurera ugakura ukaba umaze kungana gutyo uri umunyeshuri ndakwishyura ishuri ntago ari wowe wakabaye papa w'uyu mwana aka kanya? Ni wowe papa we muri aka kanya kuko ni wowe mukuru we, uri musaza we mukuru. Ntabwo wakagombye kujya ubwira umwana utugambo dupfuye nk'utwungu twurakiramo umwana umutima mubi. Ahubwo happy genza bimubwira tugomba kumuhiga tugashaka iyo ari kuko ntabwo tuzi. Ariko se ugiye kuvuga ngo Keza uzabimubwira, uzaba umubwira iki? Kibiziranye barata Ibiki? Hari icyo baza n'abaturanyi reka kugira ngo nabitinye. Ndagowe. Nese abaturanyi uzaba wabaza iki? Ni n'ahantu yagiye ko tutamuzi. Nese abaturanyi nibo bazi so kurusha uko giye muzi. Twavutse dusanga papa wanyu yarapfuye. Kugishwe. Ntabwo nabyemera nzababaza. Nese ko nakubwiye ko yagiye hanze ukanga kubyemera none ureka ngo beki ko yapfuye. Ubwo yagiye hanze kuko ntabwo yapfa papa ndabizi ubwo namuzi. Ndushaka kumenya ishusho ya papa wawe. Ibyo ureba Keza barasa. Nzajya mureba rwose. Ako rwose ntuzongere kushyiramo umwana imitima mibi. Akabona n'akana gatoya gakeneye kumva amagambo meza aturutse muri mukuru wiwe. Agakeneye kumva ibintu byo kumwushya. N'umujinya urimo. Wiki se ko nyiri umujinya yijinya. Ugira umujinya wiki. Nta nkweto ubura, nta pantaro ubura. Ejo bundi se nakwishyuriye amafaranga ya hahandi. None se iyo so aza kuba hari ariko yatanga ugira ngo ko abagabo yatanga. Cyo mfa nawe uriyemera. Ntabwo niyemera riga. Nava ye. Si yemera. Nose wajya umugira inama akampa amahoro. Ntabwo muba mwaburaye mba nabitaye uko bikwiye. Yarangiza akanzanaho imitwe minini ngo arashaka go. Ndashaka papa. Ubu se abafite base bakurusha iki? Ntabarara mu muhanda kandi babafite. Barahari. None ntabishwe n'inzara babafite. Ubwo wasanga ari agasuzuguro. Ndacyakubaza. Nta bana uzi bari mu mihanda kandi bafite base n'abanyina. None se wowe ubayeho neza urigura uryama heza ndakwambika mwitaho hakuranzanaho imitwe minini ngo papa. Use ko nakuze ntagira data sinakuze. Tubyihorera. Nidushaka tubizamure kandi ndabona iherezo uzankubita. Ibintu ndenya andru nkora ni kweri birakwiriye. Umugore wanjye Furahisha ko ndamuziza iki ko ndi kumubabaza. Yarambyariye. Umugore n'umugabo bacanye maremare rusakira babona yarigiye kubareka bayijugunyira akumbati kagasate. Ese hotel turutse Andro mesutes reka baciyeho wizunguza ngira ngo wenda hari ikindi cyana mugiye kuzana hano. Kumbe uje wenyine uje mu tubazo. Yiwi nyiranko ninde wakuntuma? Ndi kuntuma ntakwituma. Reka nkubwire nyirankotse niba hari wakuntuma ugiye numubwire ko wambuze cyangwa niba ndi muzuru rye umubwira mfune ndakwiyana. Navuze ikinyarwanda uranshaka wiki
uwo kuntumye mubwire ko udahari niba ari gucumbikiye mu zuru mubwire agupfune cyane rero nta wakuntumye nakwitumye ni wanyitumye ngaho n'inyavuba ugende hey ndere yawe waje kwangirika mu mutwe gutyo ku buryo uvuga ibigambo nk'ibyo ngibyo mbwira icyo ushakire umve hejuru ugende ntacyo pe nta na kimwe njyewe unciye ncaho mbona utarwiyambitse ugenda usitara ndavuga nti uyu mugabo rero nkomeza nkureba ndavuga nti uyu mugabo ashobora kuba afite ibibazo reba ukuntu uri kwivugisha ndavuga reka nze ngusuhuze umeze uteze ngize ngo hari umugore ugiye guca hariya ngo agusanga niyo mpamvu njya ndirimba ku karemba ngo umugore n'umugabo bacanye maremare niyo mpamvu mbiririmbye nzi ko ari umuntu wihishe hari inyuma noneho umugore niwe uje kundeba ubwo ngubwo none se nta kantu ufite hano uri wenyine nese usanze ndi kumwe nawe ndetse ko wicaye wenyine nibyo nshaka bose wabahaze wambabariye unshaka wiki nyirankutsa ntukange we hano kuri uri kumpabura niba n'amakuru ushaka yambwire nyaguhe ugende njye nkorera ikihe kinyamakuru ntabwo mbizi ko narinje kukuburira wambwitizana agatebe wicare makotsa waruje kumburira wambwitizana agatebe wampenda henze ukambwira uticara ahangaha tuganire menda Andrew wamenda menze anigendera bizakubaho uzabibona we baragutanyaguje wowe bakugabanye nk'uko uzikera mu cyaro bajyaga babaga inka bagashyira imirigwi hariya bakagabana inyama badashyize ku biro reka nigendere makotsa ngoze ntebe umbwire ntebe umbwire banza umenda nyinginga ndakwinginze ngira ngo nyiranko ndakwinginze zana agatebe twicarane nyiranko ndakwinginze zana agatebe wicara umbwire ndakazanye uri nahe makuru anzanira noneho ibi bitebe bya hano biremereye nk'ibibazo bya Andrew neza ibiro bifite wagira ngo ni nk'ibibazo byawe uri kunywa agakise ngo nanjye banzanire ko nemeye guta ibyanjye yarankaza kugusanga banza umbwire icyo ushaka wari kigo banze nkubwise ko wagira ngo ni akaradiyo kawe ushaka ugabanya volume wongera uko ubishaka byose ikindi kandi hatagira umuntu ubona hano akaba ngo njyewe nawe nibishoboka ndaguha amafaranga ugiye kwigurira ngaho mbwira Andrew umva ko nta mugabo nge wowe nkaba nakwemera izina ry'Imana mama bure nyine sinakwemera aka kava hakajya sinakwemera si uko uri umugabo mubi ariko imikino umuhungu wawe akina wapi icyo kibuga ntacyo mfite pe ngo ukabunga mu bibuga byinshi ikibuga ntacyo mfite kareka mu cyaro mu mujyi mukuru murumuna utuzwi ututazwi hakumenyuje kunkuka uko bizi ndatukana uretse kwigira umuhatari ntufite ibibazo urerekwa shareba disi imvi zibaye uruyenzi kubera ibibazo mana yanjye wari umugabo mwiza utarigera ko biriya bishuba ziko n'ibiki byose ariko dore imvi zikubanya uruyenzi ariko se mbwira uko ncisha amatsi ahubwo se ndakubwira iki ese nkuru ntigurishwa iyo ufashe telefone yawe ukajya kuri YouTube amamega ntagenda iyo ufunguye radiyo ukayivugisha cyane umuriro ntushiramo sawa ambwira ibyo turabyumvikanaho ntacyo hanzo yayo ariko se ndayaguha mbwira ni umuntu uri kungambanira cyangwa umwe babiri bamwe mu Gisaka Ibunyambiriri mu Bugarama hose urafitwe baranziza ikisi cyo warema utazi gukontorora kizange se cyangwa Andrew ese uri kureba icyo uri kundeba ntacyo mbonye kandi icyo nshaka kubona shanyira nkotsa ava mu mikino va muri blague okay
abagore bawe umwe ari gucaho undi agaca kandi bose ntawe ugendana n'undi bose bari guhiga amarozi ako kunkumure wanturiwe ndebe ese mfite abagore bangahe abazwi ni 3 abatazwi babona barengeje 3 bahe ese uko tutabizi reka mbe nyifashe kugira ngo uze kumpa amafaranga uko tutabazi yandushye sha wa mugabo uri umugome reba irandushye sha umugore mwiza sha wagize icukiro uko byarira sha umunyaga tugaruke iwawe urabizi se Makene karibu nukuri. Murakoze cyane. Mumaze muteze. Turahora turakomeye. Umutwara ari heza. Yakagiye. Sha inzira yambanye ndende kugira ngo ngere iwawe pe. Shabirumvika. Naje mvunika mu mutima. Babizi ko nta wundi muntu ngira nganiriza. Ariko komera. Ndakomera. Amake wicika intege. Sibyo? Sheri nta mikomerere pe. Mfite ibibazo uhereye ku byabanje kugeza n'ibikurikiye uyu munsi wa none. Ariko none ibibazo mfite birenze ukwemera. Haziyemo bimeze ute none? Usibye cya papa Keza. Ushobora kwibaza ko abana bari kumbaza papa wabo. Ntabuze ikintu navuga. Bana batangiye kumukubaza. Umva. Umuhungu yaranyicariye. Kumbe yamaze no kubitekeramo mushiki we. Mushiki we nawe aranyati mama ati nanjye ndashaka kumenya aho papa ari. Ndabanza ndababeshya ngo papa wabo yagiye hanze. Ndabashuka nyine nkaguma mbabeshya ariko noneho umuhungu yakaniye. Nabuze icyo nkora, nabuze icyo mvuga. Ndamureba nkarya indimi. Ndakora iki mama sibyo. Amake wicika intege. Izi saa papa Keza ntawe uhari. Niwe uhari ngo urwane urugamba. Sibyo? Nucika intege abana barabifata bate? Nanjye ntabwo mbizi. Nanjye ntabwo mbizi. Ubu kugeza ubu sinzi ikintu nakora. Umva nkubwire rero. Izi saha ntabwo ari igihe cyo gucika intege cyane. Ni urugamba ndabyumva ruriho, ariko nanone niwe wo gukomera. Nucika intege, umuryango wose uraba ugiye hasi. Sibyo? Nta mpamvu zo kugira ngo abana bawe babone intege nke zawe. Ugomba guhagarara. Nimba uhisemo kubwiza abana ukuri, ubabwiza ukuri. Nta kuri mfite. Nimba uhisemo kuvuga ko papa wabo yagiye hanze, hagarara hamwe ubabwira ati papa yagiye hanze isaha ku isaha azagaruka. Nta kuri mfite. Kandi abana bawe ntibazakubona nayo marira. Kuko umunsi babonye amarira mu maso yawe bakikubaza ikibazo, tayari bazahita babona ko mu rugo rwanyu harimo ikibazo. Kandi izi saha niwe murinzi wo kurinda abana. Ndikunanirwa. Mpereza miliyoni. Ndavuze ndagukinana. None usunuce ngiye kumena kikukuru. Niba narangiza bayigufungiremo wambaye ibintu tabaguriki. Isundi we. Ko nta mugabo roga. Ko nzi umugabo wabaye umugoma acuragura. Nkaho wamutindi wabikoreye iki? Ushaka Ndakuratiwe. nyamutse cyokirana. Ndavuze musukanga. Andi amafaranga cyangwa mvuga ibyo bakureka kiri. Bitima reka guhinduka nk'igisusa gikubiswe n'umukase kandi. Bagira umuntu umugabo kazi.